Mana we ndatunguwe rwose pepe aha hantu koko hatekereje ute kugira ngo hanzane? Ni igitangaza koko ni ubwa mbere pepe umutima wanjye ufite amarangamutima ntabasha gusobanura. Oya witungurwa rwose nta kigomba kugutungura n'ibitari uzabibona. Nagusezeranyije ko nta kintu azakugezaho mu gihe ngihumeka. Iriya mbwa nakwambuye se sha icyo ari kumariye? Apo nubwo mwari mwarasezeranye ariko muzakora divorce, hanyuma ibyiza byose rwose bibe nzabigenera. Dore iriya misozi yose ureba hakurya ndayiguhaye nibi bibaya. Sinabona rwose ukuntu gushimira pepe yawe no ese misozi mpaye nayo ni yawe, ariko rwose mfite ikibazo gikomeye pepe. Bariya abana batatu na sisi inzara zabica. Ese ubwo wangurije 500,000 nkikorera agashinga n'ubundi ko byose ari ibyacu, nkikorera agashinga kugira ngo bariya abana inzara itazabica, noneho tukabana dutekanye. Inka yanjye yewe 500,000 yose se? Gusa 500,000 kuko urakuramo uhe mushinga? Ko numva ibikoba binkutsa amafaranga ari menshi koko. Ariko ntacyo reka nyashake nyaguhe. Nakubwiye ko ntacyo nakwima mfite. Sinakubwiye rwose, nakubonye umugabo rega ushoboye, nta kintu na kimwe uzanyima. Urakoze sinabona ukuntu gushimira. Sinabona ukuntu gushimira rwose, reka nkora ku gashinga noneho bariya abana nasize babashe kubona icyo barya kugira ngo tutazabana mpangayitse. Reka utwo dufaranga ni ngombwa gatonyanga mu nyanja ntacyo. Reka tugende tujye mu modoka tujye kuyareba. Niko madame, ko ndeba nta kintu na kimwe wakoze, ubwira ko nakuzanye ngo umutako urura abahangaha n'iminsi umaze utangiye kunaga ijosira. Abagore baraguhira naho nakabaye umugabo ushoboye. Yewe umaze kubona kuri aya mugabo nta murenganya wakujugunya. Ndananiwe uzinga ibyawe ugende. Nta murima w'indabo naguze. Nishaka indabo nzajya kuzigura zitereka ahangaha. Ntago nakuzaniye ngo umutako ahangaha rwose. Cyangwa wibwira ko kuba umugore kugira amabere nihe nigira abiri. Ndagutete cyane rwose. Nabonye ikinyinjiza ahangaha. Imana yagufasha kwansohorayo ntayo usenga. Kuhankura rwose byakugora. Wamaze kunshuka nkora divorce, unshukisha udufaranga uransohokana. Ariko utakinsohokana nka kera. Aha hantu ntabwo nshobora kuhava rwose. Ahubwo hagarara duhangane uba ku rugo, cyangwa niba bikunaniye uba ari wowe usohoka ugende. Dore mbere abagore twahukaniye, abagabo namwe nimudusimbure di. Twararushye twarananiwe. Igihe twahukaniye kirahagije, n'ubutekamutwe bwanyu turaburambiwe. Ubu se nzenguruka ingo zingahera? Urashaka ko njya ahandi mu rundi rugo? Uru ni urwa kabiri. Unyohereje hese noneho ra? Ntaho ngiye. Nawe ugende ni wowe ushoboye. Naho ibyo kuruba urababyo nta barukoda. None zundi ni ingorofani wari ukodesheje. Wibwiraga ko ukodesheje ingorofani yo kujya iza yikorera imitwaro hano. Ujye uza dufatanye nzajya ngutegereza. Woza amasahani nteke. Wagira abana mese. Nuko bimeze. Ibitabaye ibyo ngibyo rero karakunaniye. Rego utangiye gushyiraho amategeko ugize agashyitsi muri uru rugo. Uretse nze nkwereke ikizabikemura. Umuti w'ibyo byose ndawufite di. Ntutekereze ko nagiye kukuzana ntabizi neza ko abagore mugoye. Uretse nawe nzakugenza nakoreka nceceka. Tuzabisubiramo ejo.